Okay, ndabashuhuje timu Dadu. Ubu ngubu rero ndavuga ngo iminsi myinshi, bantu banjye, bantu nkunda, bantu duhora turi kumwe umunsi ku wundi, inshuti zacu kuri Naomie na Dadu TV, ndabashuje cyane kandi nkomeza kubifuriza kugira ibihe byiza. Turi mu rugo twiteguye kubakorera kubatembereza muri quartier. Hari ibintu ushaka kubereka mutari muzi ko hari bibaho. Nanjye naratunguwe, nagira ngo nawe utungurwe. Ntago ni njyenyine na Naomie cyangwa mama Archie nawe agiye kuza. Yasize ariko yagiye kwambara, simbizi nyine ukuntu ari uhita aza. Kanzana urufunguzo mfungure. Yes. Igipangu kirafunze. Yes. Buriya hari ibintu byinshi tuba dufite muri iki gihugu. Hari ibibazo byinshi. Ibi ndi kubivugira cyane ku bantu bakunda kujya bumva bashaka kuva mu gihugu bakajya kwibera nko hanze. Tugiye gutya. Noneho ubwo ndi kumwe na cameraman araza kubereka, turaza kureba uko ibintu bigiye bimeze. Si amiko yatinzera. Naomie nako amise murakaza ko nakazina kacu. Ubwo Naomie tugiye kugenda gahoro tumutegereze aze. Ariko entre-temps nshaka kugira ngo mbereke ibintu bya muri kino gihugu byiza, muri ino quartier. Niba ngiye kuvuga ngo bakundishe gutura ahantu hameze gute se. Urabona hari akayaga, hari iki, ariko hari ibindi bintu ushaka kubereka. Mu gihe rero tukimutegereje kwaza ngo dukomeze tujye kubereka. Ebana turaba tuganira. Dore hano dufite n'imirima y'ibigori. Rero shataye naga ko dufite imirima y'ibigori. Ibintu byose ni waneza. Umuntu wanjye ko yatinze ngira ngo aze dutangire ikiganiro tubereke uko bimeze, uko niko tubigenza. None se uretse gukuye nese uje wambaye gute? Uretse umva ariko mani ikiganiro umva mani ko uretse bukatinze ira nyine kuki uje wambaye gute? Gusurana naberewe urabona naberewe. Yo man, what's up? Subire ntago iyi myenda rero wagakwiye kuba wambaye. Shine tubereke nyine. Oya ntago imyenda rero wagakwiye kuba wambaye. Nese nambaye nabi, nambaye busa. Hari karisi uri kubona? Si imyenda man. Bro. Mbabarira. Ashiri. Ntabwo byashoboka. Genda aho. Tugende. Kumfata nkaho nibye. Ntabwo wagenda wambaye gutya. Mande kuvuga. Nese ubona ko mbona wigize niga. Nawiga naho uko narugenda. Man kuraho kamera ariko. Niba udatiza mani ibintu ubuso wabyerekana. Sheri man. Ntabwo bari byo man. Ariko bro. Mvase. Wagiye ku bintu by'ubufundi. Sheri ntabwo ari ibingibi twavuganye ariko. Isi ibintu bicuje kwerekana none abantu bapfuye. Sheri ntabwo ari kwakwiye kuba wa. Nambaye karisi ngibona bro. Kuraho kamera ndaje. Nge ntabwo nabye.
iki gihe wahereye uriya nawe ari va mu nzira kubikamera mu man muhanda man uyu nawe arimo arabikamera man adakamera se Shira urakenyera iki kintu ukenyeye gato ukenyeye urashaka kompa bro mane gerayo ngewe reba iki kintu kuri kucyanduza ahangaha sha ibintu urimo nabyo nabana ndi kumuri Bikira Mariya Bikira Mariya sano turi kwa padiri none uri kunywa itabi koko ibi ni ibiki none unagushije ishyano mwana uracyari gukamera wakuye iyo kamera kura iyo kamera na Babylon man kana ni kugerayo umuntu yasaze noneho ngaho ndebera n'abantu batangiye kugushungura amazi ndonke bro wabaye kuki ufite ibintu by'ubwana meze ute bundi bwa mbere ubonye umuntu mutari sheri mwana ufite ikihe kibazo ndari gute byagenze gute sheri hagarara tuvugane ingana n'isoni isnechira wandetse isnech none sheri hagarara hano ndavuze ngo hagarara ngo yasumye ngwe wandikuye mani sheri byagenze gute byabaye iki byagenze bite neze niki cyakwebeje ku buryo wafashe n'itabi reba ukuntu wambaye ibintu bimeze nabi bro mbese ibi nibyo twavugana nka tubyo bikisi ubona ubuzima butaranze amafaranga ibibazo wande kwishiriye abantu bagushungereye ngo yose bro ibigufu nk'iby'abakarani ndekurasa wandabye se bro kura ndicyuki sinete so wazima icyo gitabe man what do you want bro ndakura rero ati mwana wabaye nabaye cyari ku wundi kumva ko nabaye iki bro muri quartier abantu biki so wande kure ngori jibuni ndakura rero hakuye ikihe kibazo wagira amafaranga nese uri kujya ngo okay ngaho hagara hamwe tuganire ufite ikihe kibazo amafaranga angahe miliyoni 500 izo nshaka ukangura nka kino kibanza ibintu byawe rwose ntabwo biri kugenda neza ubuzima bwanjye nese buretse kuganira iryo tabi wari kuyakuramo
ninde wakugira inama y'ise y'itabi? Atabi nari mfite babonye nabi. Nabirebye nabi. Ndabona ukeneye kujya iwawa none. Iwawa? Aho bigeze ukeneye kujya iwawa. Ugeze aho kunywa itabi? Wasoje? Wasoje bro? Wasoje? Wababaye? Bambabaje Bari cyane. bababaye ngagerayo nyine. Nese igihugu. Te gahunda zanjye ndi kujyamo. Ndikwereka abanyarwanda aho ntuye. Ukuberekana se n'uri kubereka no mu itabi. Itabi isoreje umwe. Ndekura. Ndekura se. Ndekura. Abantu bashungeye. Ese ngenye abantu. Mani reka nigendere. Si umugabo wanditse. Mvuze ko mfashe ku ngufu. Ntacyo bivuge ntari wenda abatujyana bakujyana ahantu heza. Bande nabyo uraseka. Mani ngiye nakubwire ngo umveho nagumva. Umwana ukitabiva. Njyewe nanywa itabi se? Mana. Njyewe nagiraga ngo ubwo koze guso ntabwo ngize nyine gifite n'amacashwa menshi kubera iseseme yangishe n'itabi. Mbabwire ni Frank ramvu siko mbona ufite iseseme ngiye kuruka. Mbeshya abantu tugiye kubereka ibyo twashaka kubereka hano ibintu wabishyizemo. None se Frank barayivuga bro uko mbona ngo
bamwitaye cyo kora bafite imbaraga. Chere sinariko sinakubwiye ko ari plan. Nase wanditse. Mureke siki, mureke shura amazi. Sinakubwiye ko ari plan. Sinakubwiye ko ari plan. Ubu none uri kumfata nawe nagufata ukanyisha. Sinakubwiye ko ari prank. Ni prank se yo kumfata mu mashati. Bagomba kwagura karayesi kuko kakubayeho. Hano ubundi bikurimo sha ibi bintu wakoze. Bikurimo. Washaka kwimara ipfa ry'ibikurimo. Ibikise. Ibi ngibi byose. Biki bro? Ko mbona wabiryohewe cyane ushaka kwimara ipfa ry'ibikurimo. Nakubwiye ngo ni prank bro. Shiri ni prank. Nukuri yanze reka nkubwire ukuntu nabitekereje kugira bimere ko ari prank. Ako bantu bamwe itabishira. Ndirirwa nciragura wallahi. Navuze ejo ko twari dufite ikiganiro kuno hano se Wese waje hano. Ko twari dufite ikiganiro uyu munsi ndavuga mu kiganiro nzo gukoreramo prank. Je ntabwo ndi kunuka nawe itabi ndakwiyama. Ai. Nse nigeze ndimwe ahubwo ubundi bwahitaye. So ritaye hariya. Ubundi kuki uri kundeba nk'ufite isese? Urumva? Urukundo kuvuga ukuntu prank nayipanze. Na cameraman yarabize. Ndabubwira Dadu ashaka kubwira ngo kureho kamera. Yarakaye ntukureho. Kugeza igihe arwaye umutwe. Nuko rero nakoze prank. Nambaye imyenda yawe. Suri kubibona? Naomie nyine mbwira ntago bisanzwe bikubamo kumva wagenda gute. No nabyize bro. None se ibintu byose ukubyiga bro. Man ibintu byose no kubyiga. Sibyo rata. Wiyemeje kwerekana umugore wanjye ari kunywa itabi. Rata ntago nari mwege. Ukuntu byangoye ariko kugira ngo baze bagufata uri no gucira hasi. Babarira. Teme. Hakuye umugabo wundi bitebye. Bitemewe ngenda none ni Iwawa. No ha. Umugabo ntawe mfite. Si umugabo nakubwiye ngo ni prank. Wanze kubyumva. What do you want to do? Basi ntago bimbere. Nangire gute? Ntago bimbere. Ntaye umutwe wa mugani. Nataye umutwe uzawutore n'uwawe n'uwo nguwo uzawutore. Mbwira se. Umutwe nkuruba. Ntago nyine uri kubyumva ko basi pfa kwambara iki kintu nk'abakonyine basi. Nikoresha ikizi. Nise nambaye kireka nambaye nk'ikariso ndabyumva. Nambaye ikariso se. Dadu banze uvuge ni wabyemeye ko ari prank cyane ntabwo wabyemeye. Nyine akantu kandakaje nako kunywa itabi wenda ibindi nari kubyumva. Niga washyizeho dread sha ibintu byari bikurimo tu. Bro iyi si ukuntu imeze. Sometime umuntu agomba kwiga kubaho kwa akagerageza. Nashatse kugerageza nyine ukuntu bari abaniga bacu. Mbona babaye nka giti mu jisho. Baba bameze bro. Kumujisho ninde? Nuza. Ninde? Nuza. Ninde? Nawe nzi. Ikibazo ni uko. Ikibazo ubu numiwe gusa. Iyo bro. Ubundi ufite ibyumba bingahe mu mutwe? Mfite byinshi bro. Byinshi cyane. Waye byinshi bibamo udupfunyika tw'udusazi. Bro nunuke. Cyabyo nabishobora tugakora ukuntu umeze. Ibintu nkoreye. Mudu nari nsohokanye ngiye kwitemberera karitse. Ikabutura ya Dadu ntangira. Nkibaza ibintu uri kwambara utari gusohoka mu nzu.
It is what it is. ese ubundi wigeze unywa itabi kera Mana yanjye. utarakira agakiza Kuva cyangwa navuka warakavukanye? no kuri cana babibonye ko byananiye. Ntabyo nzi. To be honest, nta na rimwe. Noneho kubera ukuntu nubwo narimwe naryihumurije gusa ndumva napfu. Abantu n'ukuri banywa itabi do. uri gucira iki? Ndi gucira nyine ko ryamuhumuriye. N'umuntu uri kunywa sinamwegera. Ariko nyine nagombaga gukora iyo prank. Hari ibintu byinshi ukaraba intoki riri kunukaho ku ntoki. Hari ibintu byinshi twigomwa kugira ngo duhe abanyarwanda ibintu by'ubwenge. Umva gutya sikomeze murabizi ko nambara amakanzu mare. Bahishe dore n'uyu ubwo se urabona atari muri mood. Bro tugende mubwira Dadu nuko yari prank. Sawa ngiye kuzashaka nanjye undi mukameramani wanjye kuko yarananiye. Arangambanira toujours akangambanira. Ubu si ubugambanyi tena sizi inkweto zawe ufite ikirenge kingana gutya. igikandagizo wowe papa wanjye ako mbwira nyine njye nshaka kumenya ibintu wabitekerejeho ejo umaze iminsi ubitekereza kwiyambika gutya. Nabitekereje ejo. Waza dupangaho upangurura upangamo ibindi. Pangurura. Bigize mapanze. Mwe byemere ko ari pranka. Nyine okay ndabyemeye. Ni pranka muri pranka. None se ira yari pranka? Ni pranka muri nuza mu kiganiro. Ubu nyine iki? Pore. Guys. Buriya kangira ikintu mbabwira. Nisugiye. Tugenda urakibabwira twagiye. Okay basi birahagije ibyo uyu Nyeka mbabwire. Guys, make sure ko wakoze subscribe. Ukunguko wambonye sikomeza. Iyi ni isura yanambaye igiye kwivamo. ugamije iki? Narigamije kwereka umugabo wanjye ko kuba nambara kuriya nambara neza nkikwiza ntabwo bino byananiye bro. Utuma uruhara runya narushimamo rukiyongera. Uruhara se rurengera ukansomye nta ruhara ufite. Ugiye gutuma ruza ko ibintu muri kunkorera. Ngaho ndebera nuko. Ari abantu batwikiranya kandi ko dusanyira nabi bishyimbo. Ndi gutuma nk'umuntu wasinze. Sha wanasinze. Ubundi ni yatabe harimo iki kintu. Riri kukunuka nk'uwari nkwe n'ubundi. Ndakwiyanye ntabwo rinuka ngenda nuka. Tabi riri kunuka. Abagabo mugomba kutwihangana mukavuga ko duhumura sometime kunuka akajambo kunuka ntabwo ari keza. Urumva impumuro mbi y'itabi. Urumva bro sometimes mujye mwereka abagabo banyu ko kuba mwitonda nibi babishoboye utangiye kugumura abantu. Ntabwo bivuze ko ibindi mutabizi ahubwo mwabubashye no kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza. Ukamwubaha ukagendera mu ijambo. Hari ibintu umuntu yakora mukumirwa bro. Vuga ngo nyine mu mitima hari ibintu biba birimo wakora byinshi. So cyaka mbabwira isezerano nibwire. Nihangana simbateshe. Hari abagabo barabyuka iyi myenda ni ya Dadu. Akubitamo ikabutura akubitamo ikitimba nkabona ni wane. Kumva nawe urabikunda. Nkabona birakubereye ntabwo mvuga ngo ndabikunze. Urumva? Ariko ushagura n'umukobwa mu muhanda yambaye ikabutura yambaye nyine gihungu. Kuvuga biriya bintu si byambere ntabwo ari ibintu byanjye. Ariko
hari n'undi ndeba nambaye ibintu birebire bati bya bintu bya Naomie reka sinabyambara sinabyanambera noneho ukahita uvuga tukereka duhindure map kabira ibintu byambare nereka umugabo wanjye ko buriya hari undi muntu yabona ndamutse nihinduje ushaka bise nuko wabitekereje gusa nyine nabonye undi muntu bagabo murarye muri menshi yewe tata bashaka kubona ino video bwa mbere hataje ngo nukomeze mujye muri video zigira nagarukomeze rero no wareba kugira ngo no plan aranarwana yazanye n'abafite n'imbunda turarwana niyo kugira ngo ngori no prank n'ukuntu zimeze naniwe numva nta n'imbaraga nifitiye byansabye nyine kwiyahura bro biraza kunkora umvagaye nashaka kugifata kandi iyi prank ntabwo uzayongera itabi biri biseseka abantu bisenga na kumenyesha nuzi kuri kwisobanura na abega sikuname ngize gute ntabwo ari ukumeze vuga ngo mana urabizi ko atari ukumeza abantu bari Imana irabizi none kuri kwisobanura ku bantu aba bantu batureba nanguzi ukuntu babitekereza mubirebere mu rukundo babirebere muri net bigira nkaho nta kintu nakishaka kamera tutahi wacu mbaye kandi twagiye